turagushimye data wa twese ukiranuka uri mu ijuru wabanye na buri wese uracyadukundiye kubaho izina ryawe rihimbazwe duha ubwenge bw'ijuru bwatuma twomatana nawe uduhe kumva ibidukwiriye mu gihe nk'iki ngiki ujye uduha umwete watuma tubyumva kandi tukanabikora tubishimire izina ryawe Amen. uzi ibikwiriye kuri buri wese ubiduhere mu izina rya Yesu Amen. Amen. Ka twishimire kubana namwe kubatanze igihe tugiye kuganirira hamwe gusa kubungabunga ubuzima ni intego ya buri wese. Ngayo amagambo tugiye kwigana muri uyu munsi twifuza ko buri wese yaba abariho abo bibereye ijoro abo bibereye amanywa abandi bakaba ari igitondo kuko ni kwisi Imana yayiremye. Dushimishijwe rero no kumenya nibura ko tugiye kuganirira hamwe gusa kubungabunga amagara n'ubuzima bwa n'inshingano ya buri wese. Rero kubw'ibyo muri Bibiliya iyo havuga ibintu byinshi cyane ariko hakavuga cyane ku buzima ku mico no ku bwenge. Ni ibintu bitatu biharanirwa buri munsi. Umuntu akwiriye kugira ubwenge, buri munsi akwiriye kugira imico myiza, buri munsi umuntu akwiriye kugira amagara mazima. Kuko biharanirwa na buri wese kandi bikenewe na buri wese kandi igomba kugerwaho bigwaniwe, birakwiriye ko abantu bose bajya biyumvisha ko byanze bikunze bikwiriye ko buri wese atabituma undi ahubwo abyikorera ku giti cye. Ubwenge ntiwabutira, amagara mazima y'undi ntacyo yakumarira, ndetse no imico y'umuntu y'undi ntiyagutera igikundiro. Niyo mpamvu iyo twiga buri munsi, iyo twerekana buri munsi, ubwo nibwo butunzi mwene muntu agomba guharanira nta watumye. Ndagira ngo ndasubiramo nuko bikwiriye ko umuntu wese amenya neza ko ubwenge agomba kubwishakira ku giti cye, amagara mazima akayashaka ku giti cye, imico myiza akayishaka ku giti cye. Ibyo bintu birafatanye, biri kombine. Abantu iyo ari mu ishuri batangiye kwiga mu mashuri mato baravuga ngo umuntu afite ibice bitatu, ngo afite ngo umutwe, ngo igihimbira, ngo n'amaguru. Iyo ukiri aho uribwira ngo umuntu agizwe n'ibyo gusa ukiri mu mashuri mato, ariko umuntu nimwe umuntu apfundikiye nibura uko biri kose. Noneho ku babizi babyumva kandi babisobanukiwe, tugomba kumenya neza ko hari ingingo zikomeye zo kumenya ubwenge buboneka bigenze bite, imico myiza imaze iki, umuntu yayigera hate, amagara mazima yo biti. Tubanza kumenya amarembo magari y'indwara. Indwara zitugeraho zinyuriye he? Bitewe nuko indwara zimwe zimunga umubiri, izindi zikamunga imico, izindi zikamunga ubwenge. Niyo mpamvu kubiharanira no kubishaka kimwe iyo ukibonye hari igihe gitegurira n'ikindi nzira itunganye. Mu mubwiriza 7:20 ya 12 ubwenge n'ubwugamo. Sinjye ukunda kubivuga ahubwo byaranditswe, ahubwo ni ikintu cy'ingenzi. Ubwenge n'ubwugamo. Iyo imvura iguye uri mu nzira ujya munsi y'igiti, yaba uri hanze ukajya mu nzu, yaba ukaba ushobora gufata ibyo kwiyorosa munsi y'amahema cyangwa munsi y'imitaka, ubwo ni cyo ubwenge bumariye uba ufite, nabwo n'ubwugamo. Iyo hagize ibibazo biza, iyo haje kudamarara, iyo haje inzara, iyo haje ingorane, iyo haje inkomyi, iyo haje ibigaragazo, birabirinduka yarangiza umuntu uzi ubwenge akajya munsi y'ubwenge, maze ubwenge bukamwereka icyo akwiriye gukora. Noneho burya ubwenge koko ni ubwugamo, ngo nk'uko ubutunzi nabwo ari ubwugamo. Ubutunzi nabwo ni ubwugamo, ariko hari abo iyo udafite ubwenge ukagira ubutunzi, bwa butunzi burakwangiriza. Niyo mpamvu mbere y'uko ugira ubutunzi cyangwa nawe usanzwe ubufite, ari umurage w'ababyeyi, ari byo wasanze, ari byo wabonye utaruhiye, ari byo wahawe n'inshuti, iyo ubanza unagire n'ubwenge niho byakugirira akamaro. Ariko akamaro ko kumenya naka ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Amarembo ngiye kuvugaho gato cyane, ndagira ngo ndavuga kuri bike. Imirire mibi cyangwa idashyitse ishobora gutera indwara. Imico mibi yawe cyangwa iyabo mubana yagutera indwara. Umwanda ku mubiri cyangwa imuhira byagutera indwara. Amahoro make mu muryango no mu kazi byagutera indwara. 5, indwara z'ubumuga n'iz'ubugoryi nazo zibaho. Yarangiza umuntu akandurira ku bamubyaye, akahandurira ubumuga cyangwa akarwara iziterwa n'ubugoryi, nazo zibaho. Aya marembo rero agera muri 5 twashatse kugira icyo tuvugaho, ni ukugira ngo tugire ubwenge. Mu migani ntabwo hagarukira gusa, ahubwo mu migani hari ukuntu hajya hagenda hatwigisha ibintu byinshi.
bakakwereka neza ko hari ibyo ugomba kuzirikana. Mu migani igice cyaho cya 3 uhereye ku murongo wa 5 wasomamwo aya magambo agira ati, imigani 3 harimo aya magambo nshaka ko buri wese yagerageza kumva no gusobanukirwa. Haranditse hagira hati, ndahera ku murongo wa 4, nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Umurongo wa 6 turaremereye ku bantu bafite ubwenge batekereza. Aranditse ngo uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Uyu munsi tugiye kwiga inzira z'umuntu yanyuramo ngo agire ku buzima, ariko uzabane n'Imana kugira ngo izagushoboze. Impamvu nuko iyo hatabaye gusobanukirwa neza ibisabwa ngo umuntu amenye kuzirikana neza uburemere bw'ibyo asabwa, ngo yarangiza amenye n'ibyo abuzwa, amenye ko ibyo asabwa aho yanyurira ngo abigereho, n'ibyo abuzwa ko yakora ngo abikire, yarangiza bisaba ngo uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. 7, ntiwishingikirize ku bwenge bwawe, uyubahe Uwiteka kandi uve mu byaho. Nawe utwumva, uretse kuba amashuri wize wisa n'uyarambitseho gato cyane, wumve n'ibyo abandi batekereje, yarangiza umenye n'ibyo abandi bamenye, ukore n'ibyo abandi bakoze bikabahira, ureke n'ibyo abandi baretse bagahirwa n'ubundi, yarangiza we kujya wirata ubwenge bwawe. Impamvu ntiwishime ubwenge bwawe, uyubahe Uwiteka kandi uve mu byaha. Impamvu ubwenge bwawe butari kumwe n'Imana ntabwo aba ari ubwenge. Umurongo wa 8, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Umubiri ujya ugira ubutaraga, ukagira abasirikari, ariko n'imisokoro ikaboneka mu magufa. Ibyo bintu ko ari bibiri n'ibintu bikomeye, imisokoro n'ubutaraga. Iyo bihari, umuntu asa n'ufite ikigega kinini cyane cy'ubuzima, kugira ngo nibura, kuko iremwa ry'amaraso riba rishingiye ku misokoro, n'iremwa ry'abasirikari riba rishingiye ku butaraga. Niyo mpamvu ibyo bintu byombi bizirikanwa, kugira ngo umuntu amenye neza. Bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ubwo uzagira abasirikari n'imisokoro mu magufa yawe. Ubwo bivuze ngo imbuto z'igikuriro cy'amagufa, iremwa ry'amaraso, byose bishingiye ku musokoro. Rero ku bw'ibyo niyo mpamvu hari igihe abantu barya ibyo kurya ariko bagahura n'irembo ridashyitse ryo imirire yabo. Mvuze wenda hari mu gitabo cyitwa Inama ku mirire, dufite intego twahawe n'ubutumwa bwiza, kandi bigaragara neza ko tukwiriye kuzirikana no guha agaciro, kuko ntabwo turiho mu buryo burangaye. Ndasoma mwaya magambo, ni page nisubiye 403 ku bafite igitabo cy'Inama ku mirire. Haranditse hagira hati, isubiye 401, haranditse ngo tous les membres d'église devraient développer le savoir-faire et l'esprit d'invention que le Seigneur leur a accordé. Abantu bose abagize itorero bakwiriye kugira ubumenyi buhagije, bakagira n'intekerezo zirema Imana yabihereye. Bivuga ngo umuntu wese niyamubona mukabona umuntu amenya kubaza, mukabona umuntu amenya kubumba, akamenya ko nta wumba itafari n'intoke adafite forme, akamenya ko nta wabaza atagira urukerezo, akamenya ko nta wamanika igiti, nta washobora gutsinda atagira ishoka, cyangwa se imashini yagenewe kubitsinda no kubica. Mbese umuntu Imana yamuhaye ibyo bita esprit de création. Ni bibi cyane kubona utazi kubyaza ubwo bwonko nko Imana yaguhaye. Rero le Seigneur tient habileté et intelligence à la disposition de tous ceux qui emploieront leur capacité à enseigner la façon de se servir des produits de la terre pour apprêter une nourriture simple et saine qui remplacera la viande, de telle sorte que les gens n'auront pris aucune excuse pour en consommer. Imana izatanga ubwenge n'ubuhanga, izabushyira hafi y'umuntu wese uzakoresha ubushobozi asanganywe, maze akigisha uburyo bwategura ibyo kurya byera mu butaka, maze akabitegura mu buryo bworoheje kandi bwiza, bikazasimbura ibikomoka ku nyamaswa. Ibyo byanze bikunze, Imana izashyira ubwenge n'ubushobozi hafi y'umuntu wese wumva mu bwenge bwe hari icyo yakora kugira ngo abyaze ubutaka umusaruro. Ikijumba kirangirira mu kubika ijumba gusa, ikirayi kirangirira mu kubika ikirayi gusa, ingano ziba impeke gusa, ibigori nuko. Mbese abantu bakwiriye gutegura ibyo kurya biba byiza, icyo ni kimwe, bikaryoha, icyo ni icya kabiri,
bigatera imbaraga, icyo ni icya gatatu, bikavura indwara, icyo ni icya kane, bikagarura ubwenge mu muntu, icyo ni icya gatanu, bigatuma umuntu yirinda ibiyobyabwenge, icyo ni icya gatandatu, bikarinda umuntu indwara z'ubumuga, icyo ni icya karindwi, yarangiza bigatera igikuriro, ni icya munani. Ibyo bintu Imana yateganije ko hari ubwenge n'ubuhanga izashyira imbere y'umuntu wese wumva ibyo kurya turya bikwiriye kuba byiza, bikatugirira akamaro, tibibore ubusa, tibipfe ubusa, tibigage, kandi bikaryohera abantu hafi ya benshi. Hepfo arati ceux qui ont reçu la connaissance en ce qui concerne la préparation d'une telle nourriture ne doivent pas l'employer égoïstement. Umuntu wese wamaze kugira amahirwe yo kumenya neza uko bategura ibyo kurya byiza ntakabyikubire. Birakwiriye ko umuntu abitunga amafaranga ahubwo n'abandi bakabimenya, kuko umuntu ushobora kumwima ibyo kurya byiza ejo yarwara n'ubundi ukamuheka, cyangwa ukazamufasha kwivuza, cyangwa ukazasiba ukareka guhinga yapfuye, cyangwa muri magufa akaba ariwo umubera umurwaza. Niyo mpamvu ibirebana n'ubuzima bwiza ntitubigiraho ubwiko, kuko amahirwe y'umwe na ya benshi. Ils doivent venir en aide à leurs frères qui sont pauvres. Bagomba kujya baza bagafasha bene se b'abakene, et devenir producteurs aussi bien que consommateurs. Bagafatanya kubibona cyangwa se kubitegura, yarangiza kandi bakabikoresha. Niyo mpamvu ari ngombwa kubimenya. C'est la volonté de Dieu que des produits de régime soient fabriqués en beaucoup d'endroits. Ni ubushake bw'Imana ko ibyo kurya bitegurwa ahantu henshi. Ni ukuvuga ngo abatagira imyumbati bakayibona, abatagira ibigori bikabageraho, abatagira ingano zikazibageraho. Hari uburyo bwo gutegura ibyo bintu bitahinzwe, biteza iwacu, tudahinga, tutanamenyereye, ariko Imana ishaka ko bigera iwacu. Ku cyatumye yabiremeye inyoko muntu. Burya ukurusha kurya neza akurusha no kumera neza, akakurusha ubwenge bwiza, akakurusha ubuzima bwiza, akakurusha imigambi myiza, akakurusha igenamigambi rihanitse. Uko umuntu arushaho kurya nabi niko n'ubwenge bukora icyo bita kudidimira mu Giswahili, bukadindira, bukabigikuri, bukabyira, yarangiza bitewe n'imirire mibi. Rero ceux qui acceptent la vérité doivent apprendre comment préparer ces aliments simples. Abantu bose bamaze kwemera ukuri, ni inshingano yabo kumenya gutegura ibyo kurya byoroheje. Guteka ibyo kurya neza byoroheje, ariko bikaza byujuje proteine, bikaza byujuje ibiryoherera, bikaza byujuje amavuta ahagije, bikaza bifite imyunyungugu ihagije, bikaza bifite amavitamine, kandi umubiri ugasanga wari ufite amazi. Ibyo mvuze ni ukugira ngo proteine zubaka umubiri, ibiryoherera biwutera imbaraga, amavuta awushyushye, amavitamine awubesheho, imyunyungugu iwukoreshe. Ibyo ni ukuvuga ngo ntabwo ari upfa kurya, maze amazi awoze. Uyu mubiri wacu ukeneye ibyo ngibyo buri munsi, kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva uburyo bwo gutegura ibyo kurya byoroheje. Ni ukugira ngo utegure ibyo kurya ariko abantu basangemo proteine, ni ukugira ngo utegure ibyo kurya ariko basange harimo ibiryoherera, ni ukugira ngo utegure ibyo kurya basange harimo amavuta, utegura ibyo kurya basange harimo amavitamine, bategura ibyo kurya basange harimo imyunyungugu, kandi mu mubiri bisangwe ko wari usanzwe ufite amazi. Ubwo ni uburyo ubuzi gutegura ibyo kurya byoroheje, nuko agomba kubimenya. Ibyo byo kurya bifite proteine byaba bimaze iki? Kugira ngo nibura buri wese ajye agerageza kumva, ntabwo turi mu gihe cyo gupfa kuvuga gusa no gupfa gusa n'abantu batigihe. Ntabwo turi gutamporeza, twarakererewe, tugomba kwiga byinshi mu mwanya muto. Niyo mpamvu ugerageje gukurikirana neza ibisabwa, wasanga hari byinshi tutaramenya, turacyari kure y'ubumenyi. Niyo mpamvu akanya ubonye cyo ugakoresha neza. Arakomeje hagira hati n'entre pas dans le plan de Dieu qui est pauvre et à souffrir des nécessités de la vie. Ntabwo biri muri gahunda y'Imana ko abakene baburi bikenewe mu buzima. Ntabwo biri muri gahunda y'Imana. Ahubwo bakwiriye kwigishwa tugire duti. Mubwira uti fata ingano, yarangiza numara kuzifata uziseshe, fata ifarine uvangemo, fata soya uvange, yarangiza shyiramo amazi, shyiramo umunyu ku rugero runaka. Ntabwo bunariho nenda kwigisha guteka, ahubwo no kubereka neza ibyahuzwa, maze uyu mukene akaba abonye ibiryoherera biri mu ngano kandi bikoresha ubwenge neza, akaba abonye
imyunyungugu iri muri izo ngano, yarangiza akaba abonye reka umwigisha akomeze, ariko bitewe n'uko kuri radiyo izuba babaga batari konekita neza kubera ibintu by'amanetiwaka, ubwo tugize umugisha bikaba bikunze, rero twasaba mwene data kwasa n'usubiyemo inshamake kugira ngo tuzamukane n'abadukurikiye kuri radiyo izuba. Murakoze. Murakoze cyane. Uyu munsi ni uko buri muntu wese aharanira ubuzima bwiza, nicyo kigo turi bwigane. Yarangiza ubwo muri magufi turashaka kwereka uko buri wese agomba kumenya neza ko amagara yawe ugomba kuyatuma undi. Amagara, ubwenge n'imico nta muntu ujya ubigushakira, ahubwo ni wowe ubyishakira. Niyo mpamvu ari aho twari twerekeje. Twagerageje kuvuga amarembo agera muri 5 indwara zinyuriramo, ariko tukaba twatangiye bwa mbere ni imirire mibi cyangwa idashyitse. Kabiri, aho indwara zinyurira ni imico mibi yawe cyangwa iyabo mu bana, ibyo byaguhagika, yarangiza ukarwara. Gatatu, umwanda ku mubiri n'imuhira byagutera indwara. Kane, amahoro make mu muryango no mu kazi byagutera ibyo bita stress na depression, yarangiza ukarwara. Gatanu, indwara z'ubumuga n'iz'ubugoryi nazo zibaho. Ibyo rero twari twatangire kuri ya ngingo ya mbere, imirire mibi cyangwa idashyitse. Twamaze kureba icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, akaba uyu munsi icyo tukurikirana gusa ni ukureba icyo umuntu yakora ngo agere ku magara mazima nta watumye. Yarangiza mbese buri wese, abakozi bo kugushakira amagara mazima ntabo, abaganga bayashinzwe ngo adatembanwa ntabo. Yarangiza abo bose nabo gutabara, ariko umuntu wa mbere w'umunyamushinga kuri wowe ubwenge nibwo n'ubwugamo. Buri wese agomba kubugira kugira ngo yigeze ku byiza. Rero twasomaga igitabo cyitwa Inama ku mirire mu isubi yacyo ya 401. Niho twari tugeze. Aha rero twari tugeze il n'entre pas dans le plan de Dieu que les pauvres aient à souffrir des nécessités de la vie. Ntabwo biri mu migambi y'Imana ko abakene bari bitunga ubuzima bwabo. Le Seigneur invite son peuple dans différents pays. Imana ikurare ku bwoko bwayo mu bihugu binyuranye, à lui réclamer la sagesse et à en faire ensuite bon usage. Imana irashaka ko abantu bose, baba ari i Buraya, baba ari muri Aziya, baba ari muri Amerika, baba ari Oceania, baba muri Afrika, mu birwa hagati, yarangiza abo bose Imana irababwiye ngo nyabona, aravuze ngo à lui réclamer la sagesse et à en faire ensuite bon usage. Nibasaba Imana ubwenge, nibamara kubuhabwa babukoreshe neza, kuko hari igihe umuntu ahabwa ubwenge ariko akabukoresha nabi. Nese ukabona nk'ubwo wahawe ubwenge bwo kuvumbura, akavumbura bomba akaba amaze abantu, ubwo nawe yavumbuye neza. Nese urikibwira ngo umuntu wavumbuye kuyabeshyira abandi ngo nibura babice, urikibwira ngo yavumbuye neza. Umuntu akwiriye guhabwa ubwenge n'ubuhanga, ariko akamuhabwa no kubukoresha neza. Farawo ati nous ne devons pas nous laisser aller au désespoir et au découragement. Nta mpamvu yo gucogora no kwiheba. Nous devons faire de notre mieux pour éclairer les autres. Tugomba gukora ibishoboka byose. Urebye uko indwara ziteze, yarangiza niyo mpamvu twari tugeze ahantu ho kurya, yarangiza umuntu akarya ijambo ngo imirire mibi cyangwa idashyitse. Iyo bavuze ngo imirire mibi, niyatetswe nabi, niyatekana umwanda, niyatetswe bikagaga, niyatetswe ibishaje, ni imirire mibi. Ariko idashyitse, indyo idashyitse, ni ukuvuga ngo hari abantu batungwa n'ubwoko bumwe bw'ibyo kurya. Yarangiza kandi barakubwira bati ubwoko bumwe nibwo bwabushyitse, ariko ukabuhorera buri munsi ntacyo bwabukumariye. Uretse ibyo kurya bibiri byavuzwe, inyanya n'ingano, ibintu bifitanye isano nabyo bigomba guherekezwa, ariko bibaye buri munsi ntacyo byatwara ubuzima bw'umuntu. Yarangiza ntabwo umubiri wabirambirwa ngo buri cyo ubikoresha ngo ubisitoke gusa. Yarangiza ni ibi byo kurya byiza bikwiranye buri munsi, cyane cyane ko kimwe gikoresha ubushake cyane, ikindi kikakoresha ubushobozi, faculté. Noneho urwa kimwe gikora muri volonté, ikindi gakora muri faculté. Urebye mu muntu, mu buzima bw'umuntu ntahashingiye. Noneho kubw'ibyo bikaba rero umuntu akwiriye kurya ibyo kurya bifite proteine, bikamwubakira umubiri, bikawusanura, bikarema amaraso, bikarema imisemburo ngengamubiri byo bita hormone. Yarangiza bikakuremera abasirikari, yarangiza ni ibintu 14 proteine gukorera. Noneho nyuma ukaba ukeneye n'ibiryoherera, ibitera imbaraga, bigakoresha ubwonko, kandi bigatuma ingingo zikorana. Byo mvuze ni ibinyita, ntabwo ari ingingo zibyo bita organe,
ahubwo ni parti byitwa amaguru, amaboko, umugongo, ibirenge, kugira ngo bikorane biba bikeneye ibyo bintu biryoherera, bigira imbaraga, mbese umuntu yumva afite force. Noneho gatatu, umuntu aba akeneye n'amavuta. Amavuta ntabwo ari kuryoshya ibyo kurya, si n'ubwisho bwo batazi guteka ngo wumve ko byanze bikunze biruryoha ari uko batekesha amavuta. Ahubwo amavuta ni ibyo kurya bishobora gushyirwamo utanakaranze, ushatse washyira no mu kindi kintu, ukaba watetse ibyo kurya bitagira amavuta, ariko wagera ku meza ugakoresha ibintu bifite amavuta. Wakoresha ubunyobwa, wafata irayo ugasukaho, wafata amavuta y'uhagara ugashyiraho, kandi utigeze ubijyana mu gikoni, yarangiza ukabizana ku meza. Gusa icyo umubiri ukeneye gusa ntabwo ari uko bipiririza ku mashyiga, ahubwo icyo umubiri ukeneye ni uko biboneka mu mubiri. Niyo mpamvu biba bikenewe rero kugira ngo umubiri ushyuhe, amaraso ahorana ubushyuhe bwa temperature ye kuba variye, ahubwo ihore ifite umurongo umwe gusa hagati ya 36 n'igice kugeza 37 ibyo bita degré Celsius. Yarangiza abantu bumve ko amaraso agomba guhora ashyushye, kandi ntabwo amavuta akora gusa gushyushya amaraso, ahubwo ayo maraso atuma dushobora guhangana n'ikirere gikonja. Yarangiza ayo mavuta atuma duhangana byanze bikunze n'abana bakubagana, kugira ngo nibura amavuta batayamara. Ntibigarukiraho gusa, ahubwo amavuta aragenda no mwitumanaho mu bwonko bw'umuntu, ibyo bita myelin. Yarangiza bigatuma imitsi amakuru atagenda azimira. Yarangiza ngo uzagire uburondogozi, kwibagirwa kurenza urugero. Amavuta bakenewe, ariko ntakenerwa nijoro. Ubwo ndavuga nko mu birere bishyuha, ibirere biri hagati cyane, ibyo bita mbese hariho ibirere biba bishyuha cyane bigakabya, hakaba n'ibiri hagati, yarangiza hakaba n'ibikonja cyane. Iyo ibikonja cyane bihari rero ntabwo bakwamagana amavuta. Ntabwo mvuze ngo ntabwo ari imbeho, ahubwo ni ikirere gikonja. Bivuze ngo n'igihe utari kumva umuyaga ushobora kumva hari ubukonje. Yarangiza ibyo rero umuntu akeneye n'ibyo kurya bifite ibyo bita sels minéraux, ibyo bita imyunyungugu. Iyi myunyungugu ikunda gukomoka mu mbuto no mu mboga. Yarangiza ikaba ikenewe buri munsi, bitewe n'uko niyikoresha ikora icyo bita ikorera mu byo bita physiology, ni imikoranire n'imikorere y'ingingo. Noneho urugingo rugakora umurimo warwo rushinzwe, rugakorera urundi kandi rugakorana narwo. Iyi mirimo itatu, gukora k'urugingo, kumenya uko rukorera urundi, no kumenya gukorana n'urwo rundi, uko gukorana n'izindi ngingo, no kumenya rukoresha umurimo warwo rukawushobora, kandi nyuma rukamenya no gutabara urundi no kurukorera. Ubwo mbese rufite service, rukagira fonction, kandi rukagira ibyo bita mutuality. Noneho kubw'ibyo rugomba gukora umurimo warwo bwite, rugakorera urundi kandi rugakorana narwo. Ibyo bitatu bikoreshwa n'ibyo bita imyunyungugu. Noneho ibyo hirya hakaba amavitamine. Amavitamine harimo icyo bita vi, ni ubugingo, ni ukubaho. Birasaba ko mbere y'uko umuntu abaho, ingingo ngo ze gupfa zihari, we kutangira kubora uhagaze, we kubyimbagirana. Yarangiza mbese ubuzima bwawe bwose bugira icyerekezo, uba ukeneye amavitamine. Aya mavitamine bakubwira ngo ni A, abandi ngo B, abandi C, ahandi D, ahandi E. Yarangiza uko bigenda bizamuka bikurikije za alphabe, inyinshi zikihisha muri yo bita B, bitewe nuko ikorera mu bwenge. Yarangiza icyo cyose kikaba gikenewe. Ari ngombwa ngo abantu b'Imana bamenye neza imirire mibi bayireke, n'idashyitse nayo bayireke, bajye barya ibyo kurya byujuje ibyangombwa. Yarangiza bitavuze ngo n'abakene ntibabibona, kuko biroroshye nko gufata umuceri, yarangiza ugashyiraho ibishyimbo, yarangiza ugashyiraho imboga, ugashyiraho ubunyobwa. Ubwo ufashe umuceri wawe utetse, uba ubonye ibiryoherera ariko bifite proteine nkeya. Ugafata ibishyimbo bikaba byongereye proteine, ugafata imboga ukawushyizeho imyunyungugu, ugafata soya ugashyiramo cyangwa ubunyobwa, ukaba wongereye amavuta n'ubundi n'iri proteine. Iyi repa, iyi ko nyivuze ku rugero ryo gahaga, waba uri indyo yuzuye, ingingo n'ubwenge bitagwingira. Yarangiza zose zigakora umurimo wazo neza, kandi bya bintu ukeneye byose ukaba bibonye. Niyo mpamvu amavuta yaba arimo, yarangiza ibiryoherera byaba birimo, proteine zaba zirimo, imyunyungugu yaba irimo, amavitamine yaba arimo. Ubwo icyo ubugingo bukenera buba bukibonye. Noneho kubw'ibyo kandi ibi n'umukene yabigeraho. Si ngombwa ngo banze wagira imifuka myinshi yuzuye mu nzu, ahubwo ni utuntu duke wakoresha k'umubiri. Hari aho ubukeneye karite kuruta quantity.
noneho hakaba n'igihe bakenera karite bigakenera na kantite, noneho byose ibi bihujwe yaba ari bonne combinaison, ariko bikagenda ku rugero rwabigenewe. Ariko uyu mwanya so kwiga guteka, ahubwo ariko iyo ndyo indwara zishobora kwinjirira mu gihe imirire ari mibi cyangwa idashyitse. Aha ndatambutse ntabwo mpatindaho cyane, ndagera ku ijambo byonyine ubwabyo gusa ritubwira ngo ku ngingo ya kabiri ni imico mibi yawe cyangwa iyawe mu bantu. Abantu benshi cyane umutima wabo utera konda, ni Imigani 17:22. Umutima unezero ni umutima mwiza, ariko umutima wawe utera konda. Umuntu ashobora kubabara, ariko akababara yibabaje cyangwa akababara ababajwe. Ibyo nabyo bibaho. Niyo mpamvu ndi bugerageze kuvugaho gato cyane kuri izi ngingo, kugira ngo turebe icyo umuntu yakora ntiyibabaze kandi ntababaze abandi, kandi nawe akaboneramo amahirwe. Usomye akantu kose ku ngingo zose wasanga mwene umuntu akeneye ibintu byiza ariko atazi, ndetse bamwe muri bo wasanga batanazi n'ibyo bakwiriye kubaho. Navuga nti njyanye n'iyi ngingo ngiye gusoma ni ijambo ryo kwibaza ngo mbe umuntu imico mibi. Mu gitabo mfite cyitwa Guide de formation personnelle haranditse ngo influence de la santé sur les caractères. Yarageza icyamagara mazima atwara imico. Ntabwo nshaka ko mpatinda cyane, ahubwo ndashaka kureba ngo mbese qu'est-ce que mauvais caractère, none imico mibi ni iki. Il n'est pas nécessaire de recourir à la savante statistique pour établir le nombre toujours croissant de caractères difficiles qui se manifestent autour de nous. Ntabwo bisaba kubanza wajya mu byo kureba igenamigambi ngo urebe uko bagiye batondekanya ibintu n'ibindi. Birahagije kureba hakuzengurutse ukabona abantu bafite imico mibi, utabanje wajya gusoma mu bitabo. Il suffit de penser aux sentiments parfois peu charitables, aux dispositions souvent impatientes ou à la mauvaise humeur dont nous faisons preuve pour nous en convaincre de l'urgente nécessité de se pencher un moment sur la question du mauvais caractère. Birahagije kubona urashaka kumenya neza umunyamico mibi, banzire umuntu utishimira abandi, ubwo imico mibi yaje. Ngaho tekereza umuntu utihangana, ubwo abafite imico mibi. Reba umuntu afite ikizizi, ubwo afite imico mibi. Wowe kwirirwa uharanira, niba umuntu adakunda, niba umuntu atihangana, niba umuntu ahorana ikizizi, ubwo ni umunyamico mibi. Ubwo birahagije. Ariko se bizavugira icyo bimutwara? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un mauvais caractère? None ubundi mu yandi magambo, imico mibi ni iki? Aravuga comment le définir? Ushatse kwisobanura wasobanura ute? On admet généralement que c'est l'ensemble des dispositions d'une personne ennuyeuse, fatigante, douée de facultés de rendre la vie désagréable et pénible et de nous irriter constamment. Umunyamico mibi ninde? Ni muntu ki? Ni umuntu uremerera abandi, w'urucantege, w'umuhanga mu gutuma ubuzima bw'abandi bugubwa nabi, uremerereza abandi kandi unabarakaza. Uwo nguwo umuntu bavuga ngo uwo muntu afite imico mibi. Imico mibi ni ukuremerera abandi, imico mibi ni ukuri urucantege, imico mibi ni uko utuma ubuzima bw'abandi bugubwa nabi, imico mibi ni ukurushya abandi, imico mibi ni ukubarakaza. Ubwo uwo muntu aba afite imico mibi. Ariko cyane cyane ntabwo umugamba ari kubereka imico mibi, kuko namwe muyizi. Cyane cyane imico mibi umuntu akunda kuyoberwa n'iye, ariko abandi yose abayizi. Kuko abantu batazi imico mibi, hari n'igihe ushobora no gukora neza ukabuguye nawe umunyamico mibi. Waseka atarashinyitse, wahinga atazagwayo, yarangiza ibigori byeza ati ni imigori, yarangiza warya ati none hararya n'umuntu. Bireke umunyamico mibi hari n'igihe yiyenza, yarangiza agatashakira ibibazo naho bitari. Mais serait-il juste de se placer également au point de vue de celui qui possède un tel caractère? Wijya wihugiraho gusa ngo utinde gusa ku muntu ba nabi, ahubwo utekereza ngo mbese we bimutwaye iki? Uyu ba nabi we bimutwaye iki? Nawe ufite icyo bimutwaye. Impamvu c'était défaut assez grave so en effet désagréable pour celui qui en est afite imico mibi imwe gusa inakomeye. Ntabwo igwa nabi gusa nyiri gukorerwa, ahubwo na nyiri kuyikora nawe imugwa nabi. Nawe tekereza umuntu arashonje wambwira uti ngwino urya kanga, yarangiza ubwo arabwiriwe kandi ari ukuba nabi gusa ngo ntashaka kurya ibiryo byawe.
wamubwira ngo waramutse akanga kwikiriza agasigara yiciraho iteka ko yanze kwikiriza. Iyo mico mibi ishyirwa nabi n'abanyirayo, tukiri guhangayika cyane. Niyo mpamvu barakubwira iyo bavuze ngo hano hantu haranyanduje haba hagutanze kwiyanduza, yarangiza umuntu agubwa nabi kubw'iyo mpamvu. Est-ce que c'est beaucoup d'indigence qu'on les juge? Ese ntubona ko ari ngombwa ko abantu nk'abo ngabo ukwiriye no kuyimenya kubaharira ko nabo bafite ingorane? Pourtant ces défauts finissent toujours par faire souffrir quelqu'un, en particulier coupable lui-même. Ibanza umenye neza ko imico mibi ko kwigira wikomeretsa ariko na nyirayo imumerera nabi, nawe ushaka kuryama kavuga ati ko kose nanyuze ku murima runaka nsanga afite ibirayi no sinzamukira, ntiwenda guteka imvura ngo ibihitane, ntiwenda guteka izuba ngo bitwike, ntiwenda guteka isongo ugiye kuzamugurira, ukararo ukagarama ukabyuka mu gitondo wajimije amaraso agera mu 800 nta kintu ari kutasinziriye, kandi cyakubuje gusinzira ari uko wabonye aguwe neza. Rero na nyirabyo bibagwa nabi, inywa amaraso agashira, imihori gahombana, amara kumba, amagufa gakakara, yarangiza ugasanga umuntu araho nta mahoro afite, ariko ushatse wamuhemukiye ntiwamubona, ahubwo ikiva afite kinini cyakwemukira niwe wiguye nabi. Niyo mpamvu un mauvais caractère n'est donc pas nécessairement un caractère difficile et insupportable. Ntabwo bivuze ngo imico mibi gusa ni ya mico mibi iremera kandi itihanganirwa. C'est un caractère qui même agréable implique finalement des conséquences extrêmement ennuyeuses. Ishobora no kuba ntawe iremerereye ariko ikazagira ingaruka mbi. Kandi hari imico ubwo se ni nkiki, ni nk'umuntu uzi Imana amaseka masa gusa, ashobora kwicara gusa yabyuka agasura abaturanyi, inzu imwe hava ajya kuyindi ajya kuyindi, hirya baravuze ngo ndararwaye naho akajyayo, yarangiza akagaruka akajya yaramaze kuvoma akayamazi akayatanga, ugasanga ntawaremerereye ariko inshingano zimureba zirazimira, yarangiza bigatuma abe basonza, abe bababara, abe bakena, abe bahomba, udufaranga ajyanye guhaha ajya kuberayo yadutanze, ubu se ntagize neza ko yahawe ariko aguye n'ababa yamuhaye ngo aje guhaha. Niyo mpamvu hariho n'imico ushobora gusanga umuntu bamusura akananirwa kubabwira ngo musanze ngiye guhinga, akafata nondirukana abantu akicara mu nzu, umutima utari kumwe n'abandi bamusuye, nabo bamusuye nta mupango, yarangiza imbuto igahera mu nzira, abo yatekeye akabizimanira binjiye, yarangiza biriho n'umurima ntibarye, yarangiza ugasanga ntafite ingeso mbi ariko zizamugwa nabi, yarangiza ubwo mbese n'ubutandame no gutandama bijya bigwa n'aba bantu. Byongera ubwabyo gusa byumve neza ko hariho abantu ubwo ntabaye ikivume ku bamusanze ariko kubakorera yababereye umutwaro. Ibyo umuntu ati ndaherekeje, yarangiza yamara guherekeza yagomba kugaruka inkoni iri ku mashyiga, yarangiza ariko akunda abantu arabaherekeje, bajyagira hirya ati nsubiye inkoni mu mashyiga, ati reka twigerere hariya, akanirwa guhakana, agakomeza agaherekeza akagaruka umuceri washiririye. Ni ingeso nziza yo kumenya guherekeza abantu no kubakwishimira, ariko igituma inkoni ishirira. Ibyo mbese ni mpamvu ngo hariho n'imico itaremereye ariko y'ikibazo. Noneho kubw'ibyo ndagira nti imico mibi nayo yawe cyangwa yawe mubana yagutera indwara, ugahorana amahoro make, nugiye kurya bati bigenze bite muze murye ngwingo, mugitangira kurya mukarabe se bagakaraba ati kurya ndimujya mubinanirwa, yarangiza uko kuvoma nta wavomye gukoropa dore iyo myanda ho muri kuriya dore ko musa, yarangiza ubwo namwe rero ngo umuntu arazi ngo arabyiruye, ubwo iyo nshyuro yo kwisahani itera indwara. Ibyo niyo mpamvu bakubwiye ngo n'imico mibi yatera umuntu amahoro make, ibifu bikuma, yarangiza impyiko zigakomera, yarangiza imitsi yumvika kagashaka byo igaskleroza niko babyita. None ugasanga umuntu yabuze amahoro afite ikintu cy'igishyosho cy'ugwikango, yarangiza kikamuhangayikisha, bishobora gutera indwara. Ku ngingo ya gatatu ni umwanda ku mubiri n'imuhira. Umwanda ku mubiri n'imuhira ntabwo nigeze nshaka kubivugaho cyane, ahubwo nashatse kuvugaho biki. Impamvu turiho mu gihe giteye ubwoba, ntabwo ari abantu benshi cyane bazi ko dusabwa, ndavuga ahantu habiri gusa kubirebana aho indwara zishobora guturuka. Ndavuga gukaraba ibyo intoke gusa ndetse no koza mu kanwa, ibyo bintu ndi buvugeho. Ariko ntabwo ndi buvuge kuko iyo tuvuga isuku abantu bayitirira abasirimu n'abanyesuku, oya ni umuti, ahubwo ni ubundi buryo bwo kwivura. Impamvu c'est procès nk'amenyo, les dents saines le premier bouclier contre les maladies. Amenyo meza ni ingabo ya mbere ukingira indwara.
ibyo se brosser les dents avec soin après chaque repas et consulter régulièrement son dentiste sont essentiels pour être en bonne santé. Guhora umuntu yoga mu kanwa kandi amaze kurya birakenewe no gushaka abaganga bahora basura amenyo yawe uko ameze. Noda PVD à nous défendre, amenyo yagufasha umubiri kwigwanaho, mais peuvent aussi nous attaquer si l'on ne prend pas soin d'elle. Ushobora kwirengagiza amenyo nawe akazagutera kandi wayitaho akazakugoboka. Icyo comment attaquer contre-attaque des bactéries. Umuntu aho yamuntu yahera noneho ngo be abagwangije imbuto z'indwara. Certaines bactéries présentes dans la bouche en cas de mauvaise hygiène bucco-dentaire peuvent être un facteur de risque de cancer de pancréas. Arega imbuto zimwe z'indwara ziba mu kanwa bitewe n'uko umuntu aba atogeje amenyo neza zaba intandaro yo kuzagwara kanseri y'urwagashya. Nawe tekereza use wava ngo bihuriye ibintu byo mu menyo gusa, ariko se n'urebe ibyo kurya niba binyura mu kanwa, ibyo kurya niba binyura mu kanwa ibikahasiga imyanda, tutangare ko niba mu kanwa bihatinda kuruta ku isahani, ariko ku isahani harandura. Yarangiza kubw'ibyo iyo myanda yongeye kuvangwa n'ibyo kurya bya kabiri yindi ya mbere itaravamo, ibi ntandaro yo kuzagwara kanseri y'urwagashya. Les scientifiques ont mis en évidence la corrélation entre les infections de gencives, parodontite et gingivite et le cancer de pancréas. Benshi basanze ko mu bashakashatsi basanze ko kugwara mu binyigishi n'ibyo kurya bihora bihibitse ndetse amaherezo bishobora kuba kanseri, kuba intandaro ya kanseri y'urwagashya. Des facteurs de risque avaient déjà été mis en évidence dans les cancers de la prostate et des maladies cardiovasculaires. Abandi bakomeza ubushakashatsi bagasanga neza byanze bikunze ibyo kurya byo mu kanwa gusa byasigaye bitavuyemo byaba intandaro ya kanseri ya prostate, kanseri indwara y'umutima y'ubwayo, mais plus récemment les preuves s'orientent vers d'autres pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Ubushakashatsi bukomeje kugenda bwerekeza kuvuga ko abantu batoga mu kanwa neza bashobora kuzagira intandaro y'igabanuka ry'ubwonko. Urukumva kubwo urebye wabona bidahuye, ariko kuko mu byo twizera hariho kwizera, hakaba ingeso nziza, hakabaho kumenya akabaho kwirinda akabaho kuzaho kwihangana. Ni Petero ya kabiri igice cya mbere umurongo wa 5. Burya kumenya nako kurakenewe. Abashakashatsi bagenda bavumbura buri munsi. Burya hari abavumbura isi kishima n'abavumbura isi gahunga. Ubwo rero birakwiriye ko tugira abantu b'abashakashatsi bavumbura isi kishima ko umunyabwenge umwe yakiza umudugudu. Hepfo arakomeza ati les dents mal entretenues peuvent parachuter des bactéries nocives sur de nombreux organes. Arega amenyo afashwe nabi yamanura indwara, imbuto z'indwara zitemewe mu ngingo nyinshi, créer des états inflammatoires chroniques, byatuma haba indwara zo guhirirana, indwara z'umuriro, indwara ziryana zigahinduka ubumuga. Nta kindi kibiteye gusa ari cyo. Quand on sait que l'inflammation fait le riz du cancer, niba ubizi neza benya neza ko guhora uhindagana ufite imbirayungu, indwara z'umuriro n'uburiri kanseri ikunda kuryamaho. Yarangiza mbese birakwiriye ko abantu bahunga indwara z'umuriro. Niyo mpamvu turya ibyo kurya bibisi buri munsi kugira ngo indwara z'umuriro ze kuyazitwataka, ze kuyazitutera, kuko iyi indwara z'umuriro zikunze kuba nyinshi cyane aba ari icyicaro gikuru cy'indwara ya kanseri. Kubw'ibyo biravuze ngo on comprend le pouvoir potentiel de la nuisance des dents mal entretenues. Rero kubw'ibyo niba gufata amenyo nabi bitera indwara z'umuriro zikaba icyicaro gikuru cya kanseri, uba tugomba kubihunga tukabifata neza. Les dents peuvent rendre de nombreux services pour détoxifier certains aliments. Arega amenyo azagufasha gukura imyanda mu byo kurya runaka. Si vous mangez une pomme avec de la peau et que vous n'avez pas de coton sous la main, servez-vous de vos dents pour les cracher. Ibuka neza ko niba ugiye kurya itunda rya pome ukaryana n'uruhu rwaryo, ibuka neza ko byanze bikunze amenyo yawe azagufasha. Amenyo yawe meza uko agufasha ni kujya kubona ukabona byanze bikunze azaba yivanze n'ibyo kurya. Epati en vous débarrassant de la peau vous éliminez 30% de pesticides. Arega igihe uhata itunda rya pome ukoresheje ya menyo yawe cyangwa ukoresheje igisu, ubukuyeho imbuto bayiteye. 90% y'imiti bayiteye itegwa ibiribwa ikurwaho no guhatwa cyangwa guharurisha amenyo. Aya menyo akwiriye kuba ari meza rero ngo udaharurisha iryinyo naryo rifite undi mwanda ari busigeho ngo ukureho umwana ushyizeho undi.
icyo nicyo bashatse kuvuga. Twibuke ko turi ku ngingo ya gatatu, umwanda ku mubiri ni muhira. Noneho aha kandi tumaze kureba neza ko byanze bikunze yuko kutoga mu kanwa kwaba intandaro nyuma ya buri kurya, kwaba intandaro ya kanseri y'urwagashya, kanseri ya prostate, indwara z'umutima n'igabanuka ry'ubwenge. Ku bw'ibyo ubwo ni igitabo cyitwa Votre santé sans risque, page ya 84. Ndatambutse ntabwo nshaka kwatinda aho ngaho. En fait, essayer d'aller chez le dentiste en couple. Mugiye mugerageza no kujyana nabo mwashakanye kwa muganga w'amenyo. Cela évite de faire des ping-pong avec des microbes lors des baisers sur les dents saines et d'autres pas. Arega ni cyagihe n'igihe usomana no gusoma impinja cyangwa se mu kubagiza amajyambere yo gusomana, nibamenye neza ko usomanye n'uwanduye mu kanwa wajyana indwara. Ku bw'ibyo niyo mpamvu une bonne hygiène bucco-dentaire à deux, c'est mieux pour la santé et pour une bonne haleine. Arega koza mu kanwa ni amagara mazima no gutuma umwuka utanuka. Ndatambutse rero akantu gato cyane nshaka kubivugaho kugira ngo ne gusa nukinishije iki kibazo, kuko nibwira ko benshi bashobora kuba bafitemo n'ikibazo kinini cyane. La mission de la brosse à dents est de chasser des microbes et de faire la grave ménage au niveau des dents. Umurimo wo icyoza amenyo, brosse à dents, ni ukwirukana microbe mu menyo yawe. Imaginez que cette brosse apporte à l'inverse des millions de bactéries. Noneho tinya ko ukurikije uko iyo brosse yabitswe, igihe ishinzwe kwirukana imyanda mu menyo, yibitswe nabi izana miliyoni z'imbuto z'indwara. Bamwe mu madirishya, abandi mu bikombe, abandi bigitose, abandi batayogeje neza, abandi bayikubye hagatoke, abandi yarahinamaraye, ikagenda ikakubikira, maze ukagenda ukiye kwirukana ibyo kurya mu kanwa, uzanye miliyoni z'indwara. Icyo niyo mpamvu abantu benshi zasanga hari ukuntu uyigura ariko asanga ifite agafuniko, abandi kakarangiza umunsi umwe gusa bakaba bagataye. None kandi yari kwiriye kubikwa ngo itaza kuzana izindi. Des virus ou des champignons dans votre bouche. Ibi bintu byazana imbuto z'indwara, byazana indwara z'udukoko, byazana ibisebe mu kanwa, et deviendrait inutile. Noneho burya aka kantu kakoza amenyo ari ukugafashe kakubera imbura mu maro. C'est pourquoi je souhaite vous donner des éléments pour passer le permis de conduire de la brosse à dents. Banza urebe neza ko ibyo ukoresha bakoresha permis de conduire, bese biremewe. Banza urebe niba iyo brosse yawe ifite uburenganzira bwo kwinjira mu kanwa kawe, nicyo bashatse kuvuga. Ese koko zose zirabyemerewe? Ntabwo zaba zimwe zifite indyogo. Ibyo wenda kuba ari kure yacu, ni ahantu bajya bahimba utuntu tw'udukoresho tukaza mbese tw'utwiganano turi pirate. Noneho kubw'ibyo faut-il mieux se laver les mains avant ou après être allé aux toilettes? Ese ndibyari kwire ko umuntu akaraba intoke ibiganza avuye mbere, dukwiriye kuba twakarabye mbere no kongera tuvuye tugakaraba igihe cyose tuvuye kwihagarika. Ibyo nabyo birakenewe. Ntabwo ho mbatinda cyane, nibwira ko abantu benshi cyane bamaze kubimenya. Birakwiriye ko n'igihe turi iwacu tukarebe ngo nuko bazanye ibiko byiza n'amasahani meza. Yewe muri kino gitabo nyemfashe cyitwa Votre santé sans risque, baravuze muri Bibiliya naho barabivuze, baravuga ngo maze muze amasahani kandi muyubike. Nta kindi bayoze bayahanagure ariko bayubike kugira ngo ataza kure hano kwakira imbuto z'indwara. Rero imyanda ishobora kunyura henshi. Imyanda yanyura ku bikoresho dukoresha, yanyura mu madirishya y'amazu yacu, yanyura ku byo twiyorosa, yanyura ku byo turiraho, yanyura ku batetsi bacu, yanyura ku mazi dukoresha dufite byinshi, yanyura ku byo duhanagurisha ibyo bintu, yanyura aho twituma birahagije, izuba ryava yarangiza kikaba ikibazo. Rero indwara zishobora kuza kuri ubwo buryo. Niyo mpamvu mu gihe ku ngingo ya 4 ni amahoro make mu muryango no mu kazi, ibyo nabyo byashobora gutera indwara. Byo nta nubwo bitindaho cyane, mfite impamvu yatuma ntabitindaho, ariko ndavugaho biki. Kubera iki? Turiho mu gihe cyo gupfa bitari gupfa kumenya gusa, ahubwo twamaze kwinjira mu gihe cyiza cyo kumenya ngo umuntu akora ibintu ariko azi impamvu yabyo. De tous les avantages de l'être aimé peut jouir. Mu mahirwe menshi cyane mwene umuntu ashobora kwishimira,
intelligence, beauté, pouvoir, santé même. Mu bintu umuntu yishimira kandi akavuga ngo nguwe neza harimo ubuhanga, harimo ubwiza, harimo ubushobozi n'amagara mazima. Nane oke de la valeur atteigne celle d'un beau caractère. Ibi byose nta cyanganya na mico myiza. Il suffit de se représenter à quoi serve l'instruction, l'argent ou la force au met d'une personne possédant un mauvais caractère. Banza urebe kuba warize cyane ufite amafaranga ukagira n'imbaraga ariko uri umunyamico mibi byamara iki? Ntacyo. La science au service du mal, kuko ubumenyi ufite bwakora nabi. La fortune acquise par la tromperie, watangira kujya uboneshwa ubukire no kubeshya. La beauté employée comme moyen de séduction, ubwiza bwawe bwahinduka igishuko. Fonde terrible ravage, ubu bimereye isi nabi. Aho ubwiza buhinduka igishuko, aho umuntu aboneshwa ubutunzi no kubeshya, aho ubuhanga bukoreshwa mu kugira nabi, nibyo bimereye isi nabi. Ariko au contraire, mis au service d'un caractère généré, ariko iyo ufashe ya mico bya bintu bwa buhanga, bwa bwiza, bwa bushobozi, bwa magara mazima, maze ukabikoresha ibikurikira au service de caractère généré, ukabirambika mu biganza by'umunyabuntu, byemveya, umuntu ugira neza, comprehensive, umuntu wumva ingorane z'abandi, juste, umuntu ukiranuka, courage, umuntu w'umunyamwete. Ibi bintu byavuze ngo tous ces dons, izo mpano zose deviennent des précieux auxiliaires pour rendre une vie droite et itinéraire. Umuntu ufite imico myiza iyo ayihuje n'ubushobozi yaramukanye, yarangiza bituma atungana akabingira akamaro kandi agahirwa. Rero indwara zishobora kubaho, ugasanga umuntu adaseka, ugasanga umuntu atavuga, maze bikagwa nabi abandi kandi nawe bikamugwa nabi. Ntabwo ndi butinde cyane kuri iyi ngingo, ahubwo twarukurira amarembo. Ingingo ya 4 yari amahoro make mu muryango no mu kazi. Ku ngingo ya 5 ni indwara z'ubumuga n'iz'ubugoryi, nazo ntabwo ndi buzivugeho cyane. Kurikije iminota twaba dufite imbere n'inyuma, birakwiriye ko buri wese yumva iki kintu acyumve neza. Indwara z'umwanda nashatse kuzivugaho uyu munsi kugira ngo nibura buri wese utwumva abashe kumenya neza izo ndwara z'umwanda zaba zishingiye kuki. Indwara z'umwanda zikunda kuba zishimikiye ku nzoka. Izi nzoka bita vers intestinaux, nubwo abatarimo ziba gusa, ariko niko bakunda kwita ngo ni inzoka zo mu mara. Ndagira ngo ndavuga gato cyane kuri zo. Ndavuga nko ku inzoka y'ubwayo gusa. Inzoka ndazivuga izo bita revere. Impamvu ntabwo zikunda kuvugwa kandi bijya ziba isoko y'ubumuga bwinshi kuri benshi, ugasanga baramugaye bitewe n'izo nzoka. Abantu iyo muganira bakunda kubwira ngo inzoka ya amibe, ugasanga nyine irakomeye, barayivuga nyine ishyano rikagwa, kandi koko ugasanga ari inzoka mbi. Ni inzoka yagwa, atera igifu ntigikire, yatera amaraga, kagira hemoroide, wagira ibibyimba mu rwitumiro, yarangiza ifite ukunyunyuza imbuto zibyara, yarangiza ifite ukundi igenda igatera umwijima ukaba nk'uwo w'inzoga, yarangiza irazamuka ifite n'ikitwara mu bwonko. Nibyo, ariko hariho n'izindi abantu babona nk'izoroshye ariko zikomeye cyane. Les infections par des vers peut entraîner une mauvaise santé. Kuba urwaye ibyuririzi bikomotse ku nzoka byagutera amagara mabi. Le vers intestinaux peuvent absorber des nutriments nécessaires au corps. Inzoka zo mu mara zishobora kunyunyuza intungamubiri wari ufite pour se nourrir, et d'autres vivent en consommant les sang d'une personne. Hariho zimwe zibeshwaho n'ibyo kurya wariye, izindi kabeshwaho n'amaraso wabonye muri bya byo kurya. Abo ni bwo bwoko bw'inzoka. Zimwe zirya ibiryo, izindi zikarya amaraso. Noneho inkimbi twita cyane nka za amibe zo nta nubwo zirya amaraso cyane, ahubwo zigira icyo bituma amatembabuzi, kandi amatembabuzi ni ikindi kintu kiboneka mu muntu gikomeye cyane mu buzima kitagomba gusuzugurwa. Peuvent aussi causer des dommages en raison des tunnels et des kystes qu'ils forment dans les tissus. Arega bishobora no kwicara, bishobora kuzana ibibyimba, byazana utwo tuntu tw'udukono twibitse mu muntu mu mihore. C'est le plus souvent propagé par des voies fécales orales. Cyane cyane inzoka zikunda kwinjizwa zinyuze mu kanwa zavuye mu myanda twituma.
abana iyo batoragura utwo baguye hasi, abana babije bagurira ibisheke babirye babihage, kuyo atabibonye atoragura kandi bataye hasi, ako kaguye hasi imvura arahanyuze imanuye imyanda mu mivo y'amazi, umwana wawe utwo atoragura twose aba ari inzoka ari kwinjiza. Nicyo gituma ababyeyi bazi ubuzima, iyo umwana ateruye akantu hasi agashyira mu kanwa, za ntokura zikubita ukazibabaza kugeza ubwo azajya yikanga n'imirindi yawe yenda gutoragura. Bitewe n'iki? Natoragura indwara bizaba ikibazo. Niyo mpamvu ngo bishobora guterwa n'imyanda iyo amarchapioni ou des excréments infectés ont été déposés. Ushobora kugenda utambaye inkweto aho imyanda yari iri y'umwanda mukuru, en consommant de la viande crue ou insuffisamment cuite. Hari abarya inyama mbisi abandi bakazirya zitetetse neza, peuvent causer des anémies. Izoka zatuma amaraso aba make, malnutrition, intungamubiri zawe, wagira umubiri ukennye. Prolapsus rectal, abenshi cyane ku bw'inzoka basohora umura cyangwa se bakazana umura, niko yatukana. Yarangiza ati des réactions de Laetitie, hari imvururu zavuka mu mihore, affecter les fonctions mentales et bien prise en corps. Inzoka zashobora kugira icyo zitwara ubwenge n'ibindi birenze ibyo. La prévention de tirer la place est la plus importante dans le contrôle d'infestation de vers. Arega bisaba ko haba ubwikingizi bukomeye kandi bw'ingenzi mu kugenzura neza uko twakwandura inzoka. Cela comprend un meilleur système d'assainissement et d'éducation en santé publique. Ibi bizasaba gufata neza iwacu, hazaba uburezi bwa rusange muri byanze bikunze. Les médicaments sont également importants pour le traitement temporaire de vers. Cyakora hazasaba ibintu bitatu. Bwa mbere ni ugufata neza imuhira, kabiri ni uburezi bwiza bw'ibyo bita education de santé publique, ni ubuzima rusange bwa rubanda, yarangiza ndetse n'imiti. Habaho rero nk'inzoka bita ascaris, hakabaho inzoka bita auxile. Izi ntabwo ndi buzivugeho cyane, ahubwo ndaza kuvuga ku muti gusa, byonyine ubwabyo gusa. Mvuze nko kuri ascaris, les vers peuvent causer un gonflement de ventre chez les enfants. Abana bahora batumbya akada. Dans les rares occasions, ils peuvent provoquer une obstruction dans l'intestin ou des symptômes similaires d'asthme. Umuntu yahorana indwara z'amahwima bitewe n'inzoka za ascaris. Hari ahandi wajya kubona ukabona amara yazibye bitewe n'inzoka ya ascaris. Les vers sortent le plus souvent par des selles. Izi nzoka ziritumwa, mais peuvent aussi parfois sortir par la bouche. Hari n'igeze zinyurira mu kanwa, le nez, zanyura mu mazuru, ou assez rarement par d'autres ouvertures, provoquant des symptômes très variés tels que le blocage des voies biliaires. Izi nzoka zatuma agasabo k'indurwe kaziba, pancréatite, urwagashya rwabyimba ari inzoka. Les abcès du foie, abantu bagwara ibibyimba ku myijima ari inzoka ya ascaris. Inflammation de la vésicule biliaire, habaho gutukura no guhirirana kw'agasabo k'indurwe. L'appendicite, inzoka zatuma umuntu agwara inzoka akantu bita appendicite. Fati, la diagnostic se fait avec un examen de laboratoire pour détecter la présence d'effets ou le versor du corps. Ati bisaba ko abantu basubira mu isuzumiro kugira ngo nibura bamenye neza icyo bakora. Rero muri kitabo cyitwa l'essentiel de l'évangélisation sanitaire, page ya 224, ubwo niho ndi gusoma, ariko iyi ni inzoka ya ascaris. Ndasoma n'indi gusa maze mvuga imiti yazo kugira ngo abantu bajye bumva. Iyi nzoka mu kumva ko ntabwo yoroshye. Ahandi henshi cyane batavuze ni uko itera igicuri, itera igabanuka ry'ubwenge, ugasanga umuntu ntagira ubwenge, asa n'ikigoryi, bitewe nuko twamaze kubona ko zimwe zirya ubwo amaraso, izindi zikarya ibyo kurya wariye. Auxile yo dore ukuntu yaba yimereye ubwayo gusa. Baravuze ngo muri kitabo page 225 bavuze les vers ne sont généralement pas dangereux et la plupart des cas ne causent pas de symptômes, mais la damangeuse est pénible et les infestations graves peuvent conduire à des douleurs abdominales, une perte de poids ou des infections vaginales ou des voies urinaires. Iyi nzoka ya auxile nubwo abantu batayiziho akaga gakomeye cyane, ariko hari ibimenyetso nyamukuru nko kwishima cyane cyane mu kwitumiro, yewe isaho gusa ukaribwa mu nda, ndetse ibiro byawe bikagenda bigabanuka aho wariye,
ukagira za infection vaginale, ukakunda gusohora ibintu by'imyanda, intandamyi n'ibindi byinshi cyane, des voies urinaires, inzira zo kwihagarika zikarwara bitewe n'iyo inzoka ya auxile. Les œufs sont invisibles à l'œil, amagi yazo ntagaragarira ijisho, et peuvent être trouvés sur les tables, la literie, ou quoi que ce soit que la personne infectée infectée touche. Ati ntabwo wayibona, ariko iyi ndwara, izi nzoka zagenda kuwizifite, wazibona yarambika intoke ze ku meza zikahajya, yajya aho yaryamye akazanduza. Uyu muntu uyirwaye aho akoze hose arazihasiga. Ku bw'ibyo le cycle digestif dissolve des coquilles d'œufs et les larves passent dans les intestins où croissent jusqu'à la maturité. Ati rero amagi yazo agenda yiyongera ataribwa n'ijisho, kuzwa kura ifatira femelle se déplace vers l'ouverture anale, maze zikagenda zitembera mu ntu zigasohokera mu rwitumiro pendant la nuit et se dépose les œufs, zarangiza zikahatera amagi pour vérifier les auxiles le matin avant de se laver, plier un morceau de ruban adhésif transparent sur l'index, sur la partie collante et extérieure. Ibyo ni ubundi buryo bari kwerekana neza uko byagenda, ariko icyo nagendereye izi nzoka zombi mbi zisa naho abantu bagwara ntibamenye ko ubwo batewe, zivurwa na karoti, zikavurwa na onyo, zikavurwa na tungurusumu. Izo nzoka iyo ari karoti yonyine, ufata karoti ebyiri byose utaranywa amazi, ukazikoresha iminsi 7, ukazanywa amazi hashize amasaha 2. Aha naho kugira ngo muhumve neza. Noneho icya kabiri, auxile, udatwite uri umugore. Abantu bose bemerewe kuva ku myaka 10 kuzamura nitungurusumu 3, ukazirya wenda kurya, yarangiza abana bato batashobora kuzirya, utazihanganira, urazifata ukazihonda neza, yarangiza ugashyira mu gatambara, ugahambira ku ijosi rye, maze yarangiza akazihumeka, inzoka akazituma. 3, onyo, iyiriwe 3 mu cyumweru nayo irwanya inzoka. Izi mboga uko ari 3, karoti, tungurusumu na onyo, ntabwo tuzirira kuvura indwara zikomeye gusa, ahubwo ni n'urukingo no kwica amagi no kwica inzoka. Izo zose tuvuze harimo ankylostomie, harimo ascaris, harimo auxile, harimo trichocephale, yarangiza maze izi nzoka ukazirwanya. Inzoka ya trichocephale ya ankylostomie noneho ndaza kuyivugaho gato cyane, nayo nisomye page 226 haranditse ngo l'ankylostomie, on estime que les vers infectent 25% de la population mondiale. Ku isi abantu 25% barayirwaye. Ubwo wavuga ngo ubwo buno ni miliyari 2 bayifite, kuko abantu bageze kuri miliyari 8, noneho kimwe cya 4 kirayifite. Impamvu les ankylostomes sont environ 1,5 pouce, 1 cm de long, ni ndende cyane, et peuvent vivre jusqu'à 10 ans. Yaba mu muntu hagati y'imyaka 2 kuza ku myaka 10. Wumve ko ubwo ifite uburambe ku muntu. Noneho kubw'ibyo niwumva wayivurisha karoti, wumve ko ubukoze ikintu kinini cyane ku muryango, ku muntu w'umugabo unyuzaho uyihinze mu rubavu rw'inzu, uyihinze mu murima we bwite, uyisanga hitanditse akayigura, yarangiza abayikoresha kuri salade wabo, yarangiza bagiye mva ko bakoreye umuryango ikintu kinini, ku buryo igiye biguye kugwanya inzoka. Une femelle adulte peut pondre des milliers d'œufs par jour. Iyi ngore ishobora gutera amagi yarangiza arenga ibihumbi n'ibihumbi ku munsi. En général, les vers ou les œufs ne peuvent être vus visiblement dans le ciel. Amagi yayo cyangwa ubwayo ntayo wayibona mu mwanda ngo utumure, sauf dans un laboratoire sous le microscope. Ni inzoka ikunda kuboneka ariko bakoresha microscopie. Les œufs sont évacués hors du corps à travers les matières fécales. Abantu bituma amagi yayo se rentre en contact avec le sol. Iyo bitumye hanze yarangiza maze uwo mwanda urimo ankylostomie ukazivanga n'ubutaka, le contamine. Uko niko abantu bayandura. Nicyo gituma burya tubuzwa kwihagarika tuzengurutse inzu, tukabuzwa kwituma twemerera abana kwituma hazengurutse inzu, tukabuza abantu kwituma ku nzira, tukabuza abantu kuryagagura, kuko umuntu uryagagura ntagagira gahunda isobanutse yo kwituma.
yituma hafatiwe kuko ibyo kurya bifatira ahaboneye hose no kwituma hamufatira aho haboneye hose ariko abantu barya bafite gahunda bituma no kwituma kugira gahunda yarangiza kubw'ibyo kugira ngo utazituma ibizanduza abandi birakwiriye kurya no kuri gahunda. Iyi nzoka ntabwo ari inzoka yoroshye. Aravuze ngo ese la personne tous les vers et les avales, umuntu ashobora uyifite ashobora no gukorora akayikorera abandi. Yarangiza uwayikororeye niba akororeye ku meza se uri kugira ngo aratangira ibiva mu muhogo ubuse nibigwa ku isahani cyangwa ku meza ntayikwanduje. Niyo mpamvu buri gihe ujya kubona ukabona abantu benshi cyane iyo agiye gukorora yerekeza umunwa ahandi kugira ngo ibimurimo atabiha abandi. Noneho tekereza niba uwukorora ari uwo muryamye hamwe ubuse si ikibazo. Niyo mpamvu yavuga ati alors les ankylostomes s'attachent aux parois de l'intestin zigenda maze zikihambira kurura les libères maze yarangiza akaba ariho zitera amagi yazo qui quitte le corps par le sel close sur son sol humide yarangiza zikagenda zigasohokera ku butaka bukonje ainsi le cycle se répète. Ngiki gituma zidashira. Tout enfant qui est anémique trépare ou qui mange de saleté peut avoir des ankylostomes. Umwana wese ufite amaraso akennye, umwana wese wamaze guhindura uruhu, umwana wese urya umwanda ashobora guhuba za ankylostomes zamushobora. D'autres signes pouvant inclure uno des symptômes suivants. Hari ibindi bimenyetso biranga ko umuntu yashobora afite ankylostome ni uguhorana amaraso make, parere, fatigue, faiblesse, essoufflement, création du rythme cardiaque, œdème, impuissance chez les hommes, douleur abdominale, diarrhée, manque d'appétit, perte de poids et des symptômes de pneumonie ou similaires à l'asthme alors que les vers migrent vers les poumons. Ndavuga ngo batanze ibimenyetso byinshi biranga ko umuntu ashobora kuba afite ankylostome. Mwibuka ko ankylostome ivugwa kuko bavura Ascaris na Oxyle. Abantu bafite inzoka ya ankylostome bahorana amaraso make. Kabiri, uruhu rwabo rurahindana. Gatatu, bahorana umunaniro. Kane, ni abanyantege nke. Gatanu, bakunda kwiruhutsa kenshi. Gatandatu, umutima wabo utera nabi. Karindwi, bakunda kubyimbagirana. Umunane, bagira ubushobozi buke mu birebana no kubaka urugo. Ubwo ni imibonano. 9, baribwa mu kiziba cy'inda. 10, bagira impiswi. 11, ntibaryoherwa. 12, ibiro byabo bigenda bigabanuka buri munsi nta mpamvu isobanutse. 13, bagira umusonga. 14, bagwara amahwima kenshi. Les infections chroniques peuvent conduire à un retard de croissance et une insuffisance cardiaque. Kuba zarakubase zatuma abana batagira igikuriro kandi bakagira umutima utera nabi umunyantege nke. Le diagnostic est effectué par une personne qualifiée en faisant un test microscopique fécal pour détecter la présence d'EF. Abaganga baba bagomba kumenya neza babahanga bakabisuzumira muri microscopie kugira ngo barebe ko bigiye. Prévention, umuntu yakurikira noneho ayikingire. Toujours utiliser la latrine. Buri munsi umuntu wese wituma n'iyituma mu musarani. Ne pas marcher pieds nus. Si byiza kugenda utambaye inkweto uriya risque de transmission de maladie aho ukeka ko washobora kwandura. Noneho ibyo ndagira nti ku ngingo nshaka ko buri wese yagerageza mu kanya gato twaba dufite ngo tugane ku gusoza nuko buri wese yashobora kwikingira indwara. Ariko cyane cyane kuri izi nzoka mwumve ko byanze bikunze birakwiriye ko turya karoti tukayirya atari kuvura amaso. N'urukingo n'ubwijima ndabizi ariko abantu nibayirye nk'ikingira amaso nibyo ikanayavura. Ikingira umwijima ni ikiribwa kiza kuri yo ariko cyane cyane ngiye kiragaza cyo kurya ya kire yayo yebyiri ziri muri byo bita bifite byo bita ubunini bukwiriye grandeur moyenne. Yarangiza zikaba atari obese ngo bya bindi binini cyane usanga hagati bisa n'iri mu biti sinatwa tundi tw'ututonyo baranduye tudakuze. Mutangire nawe kutuzingazinga nk'udusaza nk'utujumba bita basaza baranyagata. Yarangiza oye shaka karote nziza yarangiza ugire inziza ufate ebyiri uzirya utaranywa amazi uzayanywa amasaha 2 kubera ko imiti y'inzoka bakunda kuyinywa mu gitondo umuntu abyutse zikunda kuba zaburaye zishaka kurya utarazihemburisha ikintu runaka. Yarangiza ukaziha wa muti zikawusohoramo zikawurya zikawusindisha. Abantu benshi cyane nubwo bibwira ngo inzoka zivugwa n'ibishaririye gusa hariho n'ibishaririye ubuzaba kwibwira ngo warya urusende inzoka zigapfa
kuko zirakarishye rurakarishye ariko ntabwo wakwisha inzoka. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu twaba dushaka ngo nibura ubwenge bwacu bugomba kuzirikana karoti niribwe mu gitondo umuntu abyutse afate ebyiri. Bazita ngo ni carotte à jeûne. Yarangiza ni mu gitabo cyitwa La nature et votre santé. Niko bacita, nicyo kivuga uko byavura, ariko mu cyerekezo n'umugambi nuko umugambi w'ubutumwa nuko abantu barya ngo babeho kandi bakarya ngo bivure. Ni ibintu bibiri bijya kugira ngo umubiri wawe ubeho ariko unarye ngo wivure. Iyo niyo ntego yo kwiga iby'amagara mazima cyane cyane ukoresheje ibiribwa. Ibi rero ni iyobokamana ritagira umupaka. Uko umuntu yaremwe mu mana ntihabamo idini. Idini riba mu bantu, nibo banyamadini. Imana yo nti icyo ishaka ni umuntu muzima ufite ubwenge w'imico myiza. Niyi gusanze ikaguha, iguha ubuzima, ikaguha ubwenge n'imico myiza. Ni icyo ishaka. Ubu mwera cyangwa ubu mwirabura, ubu munaka na munaka. Ayo mazina ni moderne, ni ibintu bisanzwe bigezweho. Nani nkuko ubona umuntu gusa ngo yitwa Ndagijimana, yarangiza iryo zina rikabiri pagani kuko ari iryirabura, yarangiza bamubwira bati ariko Claude iryo rikabiri Kristo. Kandi ubugiye muri Claude wasanga bivuze ngo ikimenyetso cy'utagira urugingo rwuzuye ni Carolite. None subwo iryo niryo Kristo kuruta Ndagijimana. Tugomba kwiga, yarangiza tugakora ibintu tuzi impamvu yabyo. Iyobokamana rirajijura, iyobokamana rirakwigisha neza. Niyo mpamvu ngana ku musozo mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi harimo aya magambo nshaka gusoma, nibwira nti wenda buri wese agerageje gukurikirana neza uko ashaka. Muzabisanga mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ariko mu page ya 500 mu kigo kitubwira ngo noneho ndashaka ko bampereza igitabo hariya, yarangiza nkarangiza murebye ikiyobokamana, ikimana yashyireho iyobokamana. Iyobokamana muje muri tandukanya n'iyobokadini. Iyobokadini n'iyobokagihe n'iyobokamuco, ibyo ni ibintu bitagira icyo bikugezaho. Ahubwo iyobokamana ryo rifite intego. Iyobokamana ni uguca bugufi ngo ugendere mu mabwiriza yagenwe nayo gusa. Icyo nicyo bita iyobokamana. Hakaba no kuyoboka amabwiriza y'idini, hakaba no kuyoboka amabwiriza y'umuco, hakaba no kuyoboka igihe uko kimeze. Yarangiza nyine ukabasiviriza. Ariko hano tuwe ngo la vraie religion l'établir l'harmonie entre l'homme et les lois divines, physique, mentale et morale. Iyo ari iyobokamana nyakuri byegeranya umuntu n'amategeko mvajuru, amategeko y'impagarike, amategeko y'intekerezo n'amategeko y'ubwenge. Icyo ni iyobokamana rigamije. Kubw'ibyo rero ntirigira umupaka ryo. Ni izuba muri umucyo w'isi. Ryo ryo kirana kwazahora se ifite kuzama maba yaryo. Ariko inyenyeri nabahinduriye benshi kubukiranutse. Daniel 12:3. Ubwo Yesu avuze ngo turi umucyo w'isi. Izi karoti ntabwo zaremwe natwe. Abazivumbuye ntabwo aribo baziremye. Imana yatanze ubwenge buzirema, ishyiraho rwo kuzivumbura, ishyiraho abigisha ngo babyigisha, ishyiraho nawe ngo uzabyumvire. Ayo nako tugenda Imana nihereza abamenyi nabo bahereza abigisha nabo bahereza abayoboke, twese tugere ku cyiza. Rero iyobokamana nyaryo bituma twegerana n'amategeko mvajuru, amategeko y'impagarike, amategeko y'intekerezo n'ay'ubwenge, et reproduire la maîtrise de soi, la sérénité, la tempérance, un noble esprit. Iri yobokamana nyakuri ukaba waryakiriye mu mutima, uragenda ubwawe ukamenya kwitegeka, ugatuza mu mutima, ukirinda kandi ukagira intekerezo zitunganye. Imana ni ibiduhe muri kino gitondo mu izina rya Yesu.